Kurira nzibaye impamo bambwiye ko wanyitangiye ndahanyanyaza sinemera ngira ngo wenda byakoze ariko none menye neza ko wagiye ku musaraba ukawuba ugira ngo mbeho nkitura ikiko ntacyo mfite umukunzi mwiza nzi kunyumva akirere shimwe gushimire mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe gushimiye ikaze mu ndirimbo y'umunsi mwene data ndayambwira ngo utitaye ku buzima twakuriyemo ku mahirwe twagiye tubura ku byacu twagiye tunyagwa fata umwanya ushimira Imana kuko uyu munsi uracyariho urahumeka hari ibintu bikomeye Imana iba yaragiye ikora bidakwiye kwemera yuko uceceka ntuyishimire bitewe n'ubuzima uri gucamo uyu munsi Dawidi nawe yaricaye abona byamucanze muri iyo minsi bitari kumuhira akurura ibintu Imana yakoze aravuga ngo iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ngo ubwo abantu baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri tukiri bazima ngo ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe ngo amazi aba yaraturengeye rwose ngo isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu ngo amazi aba yarihindurije yaratembye ku bugingo bwacu ngo Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo yakubwira ngo shimira Imana hari ibintu Uwiteka atagutanze ngo ube umuhigo wabyo bijya bituma iteka unezererwa Imana akira ishimwe ngushimiye Yesu aguha umugisha nawe ushimira Imana amen mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye